tubahaye ikaze nanone mu makuru ari kuvugwa muri Andasi. Uyu munsi reka tugutembereze mu myidagaduro. Umuhanzi w'umunyarwanda Afrique yamaganye amakuru yavugaga ko yaba yarateye inda abagore batatu icyarimwe. Avuga ko ari ibihuha byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga. Afrique yavuze ko ayo makuru yamugezeho ndetse byageze naho umubyeyi we amusaba kubisobanura. Yagize ati, mama yarampamagaye arambaza niba ibyo bavuga ari ukuri, ariko yari azi ko ibyo bavuga bidashoboka. Uyu muhanzi yashimangiye ko nta mwana afite kandi ko ibyo bivugwa byaturutse mu bafana bashakaga gutebya. Abantu benshi bamumenyeye ku ndirimbo yise Agatunda yahanze, ubundi bikamwinjiriza abafana benshi cyangwa se igatuma abikimenya bose mu myidagaduro yo mu Rwanda. Mu yandi makuru mu myidagaduro, abanyarwenya bakunzwe mu Rwanda barimo Rusine Patrick, Babu Joe na Prince Kizirungu batangije itsinda ry'abahanzi bise Abasinzi Gang. Rikaba ribaye intambwe nshya mu rugendo rwabo rw'ubuhanzi nyuma y'imyaka bamaze batanga umusanzu ukomeye mu ruganda rw'urwenya. Iri tsinda ryatangiye kwigaragaza mu ruhando rw'abahanzi binyuze mu ndirimbo yabo ya mbere bise Zaryoshye, igaruka ku musinzi wizihiwe nyuma yo kunywa ibisembuye. Ni indirimbo yuzuyemo urwenya rusanzwe rubaranga ariko inatambutsa ubutumwa bw'imyidagaduro mu buryo bushya. Iyi ndirimbo yakozwe na producer NYB, inonosorwa na producer Muriro muri Good Daddy Studio. Mu nkurikizo yayo harimo amagambo asetsa arimo agira ati, ayiwe data we ndumva umugongo uri kundi, ayiwe data we ndumva umutwe uri kundi, twanyweye rikeri dushiramo byeri, twari kumwe n'ababebi bafite amanyaje, sorry mfite umugore. Mu kiganiro ni Nyarwanda, Prince Kizirungu yavuze ko nubwo binjiye mu muziki bagamije gushimisha abantu, batabikora gusa nk'uburyo bwo kwinezeza, ahubwo babibona nk'amahirwe yo gutanga umusanzu mushya ndetse no kugera ku zindi ntera. Yavuze ati, sinumva ko ari ukwishimisha gusa kuko ejo hashobora kubonekamo ibiraka, umuntu ntabyange. Indirimbo turimo turakora ni izishimisha abanyarwanda, ariko n'igihe hazazamo kwishyurwa ni akarusho. Hari ibintu byinshi dutangira tuzi ko ari ukwirangira, ariko nyuma bikabyara amafaranga. Yavuze ko igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo cyavutse ubwo bari bicaye hamwe n'inshuti basanga beat ya Babu Joe ibaryoheye, bahita batangira kuririmba. Iyi ni inkuru ushobora gusanga ku nyarwanda.com ugasoma byimbitse ku byerekeranye n'aya makuru. Hagati aho ngaho twe tubaye tubashimiye. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Hasta la vista.